Yes, tubahaye ikaze mwahisemo kubana natwe uyu munsi muri iki kiganiro, kandi tukaba tuboneyeho umwanya wo gushimira abaduhaye ibitekerezo. Uyu munsi tugiye gukomeza ibiganiro byacu tuvuga tekinike ya kabiri, abahanuzi b'ibinyoma bakunda gukoresha kugira ngo bayobye abantu. Rero wowe wahisemo kubana natwe uyu munsi nk'uko nanabivuze, ndagusaba kugira ngo ukurikirane iki kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye, kugira ngo uze kumva ibi bintu usobanukirwe kandi umenye aya mayeri abantu bagenda bakoresha kugira ngo bacucure abantu utwabo. Nkubwire ngo aba bantu tugiye kuvugaho ntabwo ari injiji, ni abahanga cyane. Ibyo bakora baba babizi, ntabwo ari ukuvuga ko baba bakora ibyo batazi, ahubwo ni uko baba bagira ngo bifashishe ijambo ry'Imana bakureho abantu ibyabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ko batakora ibyo batazi, ahubwo bakora ibyo bazi. Ahubwo reka tuvuge ko ni amaco y'inda n'ayanda, inda niyo ibigisha gukora ibi byose. Gusa rero abahanuzi b'ibinyoma nk'uko twabivuze bakoresha uburyo bugera muri bubiri. Ubwa mbere bakoresha ni ugukoresha cyane indimi zidasobanutse, bakunda kuzikoresha cyane. Icya kabiri ni ugusiga urujijo mu bo bahanuriye. Iyo bahanura basiga ibyo babahanuriye batabisobanukiwe ijana ku ijana. Sinzi niba turi kubyumva kimwe, ariko reka natanga nk'urugero mu kanya karaza, ariko reka manze mvuge impamvu bakoresha ibi bintu. Bakunda gukoresha indimi cyane zidasobanutse kuko kugira ngo bereke abo bahanurira ko ibyo bavuga bituruka ku Mana. Iyi ni impamvu ya kabiri ituma basiga urujijo mu bantu, ni ukwirinda ingaruka zaba mu manyanga yabo, mu byo bakoze bakaza kuzamo ingaruka, bakaza kubataruraho ikinyoma. Niyo mpamvu ibi ngibi bakunda kugenda kure cyane y'ukuri, bakagenda cyane yo gusobanura neza ngo batangire ibimenyetso. Muri make nta bimenyetso bakunda gusiga inyuma. Ibintu byose baba babikoze neza ku murongo, nta kintu waza ubabaza. Muri make reka duse naho dutanga urugero kugira ngo byumvikane. Si ibi tugiye kuvuga, bashobora kuza bakakubwira ngo wari ugiye guhura n'impanuka ariko Imana yikuyeho kubw'uko utanze ituro ry'igitambo. Imana ikuyeho iyo mpanuka. Niba umuntu akubwiye ngo impanuka yari igiye kubaho ariko Imana yikuyeho, gusa usenge cyane. Aka kantu nako tukitondere ko kuvuga ngo usenge cyane. Ni ukuvuga ngo hari igihe atekereza ati ko mubwiye ngo impanuka ntabwo iramubaho, iramutse ibaye byagenda gute? Reka nse n'ugasigamo kugira ngo nihaza kuba ikintu kimera nk'ibyo muhanuriye ko bitari mubeho kiba, bize kwitwa ko atasenze cyane. Ni abanyabwenge cyane, ni abahanga. Ikindi araza akakubwira ngo Imana irambwiye ngo ikubakiye inzu nziza ngo abantu bazajya banyuraho bakajiginwa, ariko ngo nubigumamo neza. Akaza akakubita icyo kintu ngo Imana ikubakiye inzu, ariko nuramuka ubigumyemo neza, bivuga ngo n'ibi bintu nibitaza kuba, bizitwa ko ari ugusenga kwawe gukeya kwabiteye no kwitwara nabi kwawe mu by'Imana kwatumye utabona ibi ngibi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibi byose babikora bagenda birinda imitego yabatega mu mayira. Reka turebe noneho, twinjire mu kiganiro nyirizina. Izi zari nkaho ari nk'incamake, tumere nkaho dusobanure ku bintu tugiye kwigaho.
icya mbere tugiye kwiga, tugiye kureba indimi intumwa zahawe kuri Pentecoste. Ese indimi zahawe kuri Pentecoste ni izihe? Aha nizo tugiye kuza kureba mu kanya. Ikindi kintu turi buze kureba, turaza kwibaza tuti none se indimi zitamenyekana zibaho koko? Iki kibazo nicyo tugiye kureba, turi kuze kukibazaho, ariko Bibiliya iri buze kudusubiza. Ikindi turi buze kurebaho ni uwuhe mumaro w'indimi zitamenyekana. Turaza kureba niba zihari, niba Bibiliya zemera, ni uwuhe mumaro wazo. Ikindi turaza kurebaho, turaza kwibaza ariko se niba indimi zitamenyekana Bibiliya izemera kuko ko zibaho, zose niko ziba zivuye ku Mana? None se ni gute twamenya gutandukanya impano zavuye ku Mana n'izavuye kuri Satani, cyangwa se n'iz'abantu bihimbira ubwabo? Kuko hariho n'impano abantu bihimbira, ugasanga umuntu akora pama atari uvuga ngo wenda ngo arimo n'abadayimoni bamukoresha, oya, ahubwo ari ugufupisha, yaragiye akabyihimbira bitewe n'ibiharimo n'icyo ashaka kugeraho icyo gihe, no kugira ngo abeho, niko nanabyita. Icyo gihe akagenda akavuga ati okay, ngiye kuba umutekamutwe, ngiye ndahanurira abantu, mbabwire ko Imana intumye, ibintu nk'ibyo, akabaho mu bwo buzima. Ubwo rero ibi nabyo turi buze kubirebaho twifashishije ijambo ry'Imana. Byakozwe mu bice bibiri, umurongo wa 8, twumve icyo havuga. Ibice bibiri umurongo wa 8 aravuga ngo, none se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire, ni Yudaya, ni Kapadokiya, ni Ponto no muri Aziya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Hano niko abantu bavuze, igihe bumvaga intumwa zivuga indimi zidasobanutse. Indimi ntabwo ari indimi zidasobanutse, ahubwo ni ukuvuga ngo hano Bibiliya itwemerera ko indimi intumwa zahawe ni indimi z'amahanga abakikije. Arashobora kwibaza uti se kuki bahawe izi ndimi z'amahanga abakikije? Kuko buriya Yesu yabwiye intumwa ze igihe yigishaga mu gihe yari akiri kumwe nazo atarajyana mu ijuru, arababwira ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Yarabasobanurira ko bagomba kugenda bakajya mu mahanga, abantu bazizera bakababatiza, nk'uko Bibiliya ivuga, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Ibi ntabwo aricyo tugiye gutindaho, ahubwo ni uko bagomba kuba bajijutse, bafite impano zijyanye n'aho bagiye hose, kugira ngo aho bagira ntihagire ikintu kibagonga. Izi nizo ndimi intumwa zahawe. Ese twibaze tuti se none niba ari kucyo bimeze, none indimi zitamenyekana zibaho koko? Reka turebe Bibiliya icyo bivugaho. Some Daniyeli ibice 5 umurongo wa 25. Kandi byanditswe nibyo ibi: mene tekeri ufarisini. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma, ishyiraho iherezo. Muri make, aya magambo nubwo tutakwiriye tuyasesengura ngo tuyasobanure, arerekana neza uko indimi zitamenyekana zatangiye muri kiriya gihe, ubwo ikiganza cy'Imana ubwacyo aricyo cyandikaga ku rusika mu gihe cy'umwami Berushaza ari ku ngoma i Babuloni. Ahangaha birasobanura neza ko indimi zitamenyekana muri Bibiliya ziremewe cyane, zirimo. Ariko hano tugiye turebe umumaro wazo. Ese umumaro wazo ni uwuhe? Reka tusome hano ibice 14 umurongo wa 2 kugeza 3.
uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari ntawumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Iyo umuntu avuga ururimi rutamenyekana, nyine ni ururimi rutamenyekana. Indimi zose ku isi nta rurimi rutamenyekana, nta rurimi rutasobanurwa. Ariko impamvu avuga ngo ziriya ndimi ni indimi zitamenyekana, ni uko nyine mu isi nta muntu uzi urwo rurimi urwo ari rwo. Ni ururimi ruba ruvuga ibyo mu ijoro, ni ururimi ruba ruvuga andi magambo akomeye. Bivuga ngo ahangaha rero, iyo umuntu avuga ururimi rutamenyekana aba yiyungura ubwe, kuko Pawulo nawe yarabivuze mu murongo ibice 13 ku murongo wa mbere, aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko sinkiri urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Izi ndimi uko wazivuga kose, uko wahanika kose, ntacyo biba bimaze mu gihe abantu batumva icyo bisobanura. Bivuga ngo urwo rurimi ugomba kurukoresha wowe ubwawe uganira n'Imana, ni wowe rwungura. Bivuge hano bishatse kuvuga ngo guhanura si ngombwa kuvuga ururimi. Icyo nashatse kuvuga ni uko aba bantu akenshi bitwaza indimi cyane nk'igikangisho n'ikintu cyo kwerekana ko bakiranuka. Oya, ariko se none imyuka yose, indimi, imyuka, nk'uko tumaze kubyumva, byose biva ku Mana. Ahari Imana niyo igaba izi mpano tubona mu isi zose. Reka turebe Yohana wa mbere ibice 4 ku murongo wa mbere. Bakundwa, nimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Nimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Kugerageza ikintu, kugerageza ni ukumva neza, umuntu ukubwira ukumva icyo aganishaho. Kuko dukunze kuvuga ngo turebere ku mbuto z'umuntu, ushobora kutazibona, ariko mu by'ukuri umwuka w'umuntu akoresha uramutse uturutse ku Mana wabimenya ute? Ushobora kureba ukumva, nk'uko turi kubisobanura, ukumva aho uyu muntu aganisha, icyerekezo aganishamo. Aha niho tugiye gusobanura rero, turebe ese mu by'ukuri wabyigwa n'iki aba bahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri, ko Bibiliya ivuga ngo tugerageze cyangwa se tugenzure iyi myuka. Kugerageza no gucukumbura ukumva mu byo umuntu avuga. Rero aha niho tugeze rero nyirizina n'ikiganiro cyacu gishingiye. Tugiye kureba, tumaze kumva ibice byose uko twagiye tubyumva, intumwa zahawe izihe ndimi, kuko ushobora kumva ko zahawe ziriya ndimi, akumva ko n'izindi ndimi zitemewe. Ariko reka tuze turebe, twamaze kubona ko Bibiliya yemera ko indimi zibaho n'umwuka ubaho, ibyo byose bibaho, ariko umwuka wose siko wavuye ku Mana nk'uko Bibiliya bitubwiye. Mugenzure imyuka yose. Twayigenzura dute? Aha tugiye kuvuga noneho, tugiye kureba ukuri kw'ijambo ry'Imana twifashishije intumwa bimwe na bimwe zagendaga zikora. Nitumara kubibona, niho turi buze gufatira urugero ku bantu b'iki gihe, ese bo bakora bate? Aha biraza kuduha uburyo bwiza bwo gukora, bwo kumenya icyo twakora kugira ngo tugenzure iyi myuka mibi. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 3 kugeza 6. Umurongo wa 3 kugeza 6 aravuga ngo
abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Uyu muntu yabaga ku ibaraza ryitwa Ryiza ku rusengero, ahora asabiriza yaramugaye. Ariko Petero na Yohana, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hano Petero na Yohana ngo baramutumbira, baramwitegereza, bamubonamo gukira. Maze Petero aramubwira ati ifeza izahabu ntacyo dufite, twakabaye tuguha, ariko icyo dufite turakiguha, cyangwa se icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Aha rero tugiye guhita tubigereranya. Mu by'ukuri aba bantu Petero na Yohana uburyo babikozemo, bakimara kunyura kuri uyu muntu, baramubwiye ngo udutumbire, utwitegereze, uturebe. Wa muntu nawe arabitegereza. Barangije nabo barahindukira baramutumbira. Petero yuzuye umwuka aramubwira ngo ifeza ukeneye n'izahabu ntabwo dufite, ariko igihari ni uko wakira. Aha reka dufate rero, duhita dufata urugero rw'abantu muri iki gihe uburyo basengera bashaka kwerekana ko hari ibitangaza bashoboye. Bari urugero rumwe rw'umugabo wabayeho, yari yakoze impanuka acika amaguru. Noneho abantu bamara igihe kinini bigisha bavuga ngo Imana ngiye gukora ibitangaza, ngiye kumukiza, agiye kuba muzima. Wenda ntabwo ndi buze kuvuga ngo ninde, ariko ubyumve ko ari urugero rw'ibintu byabayeho. ntabwo bavuga ngo ni ibintu byo guhimba cyangwa se ngo umuntu ni umugani. Noneho wa muntu yaracitse amaguru yombi, arangije abantu baramubwira ngo bakajya baza bakamuhanurira, abantu bo bita abasatuzi bakaza kumuhanurira, bakavuga ngo agiye gukira, Imana igiye gukora ibitangaza, ngo imukore ibitangaza akire. Wa muntu kubera umunezero agata impago akabyina, Imana igiye kumukiza. Ibirenge bye byose byaravuyeho, akabibyinisha bitewe n'umunezero mwinshi, yumva ko agiye kuzakira. Sinzi wenda niba yumvaga ko agiye kuzamira amaguru akagarukaho. Ariko igihe cyarageze, uko bukeye n'uko bwije, uko haciyeho igihe, birangira wa muntu amaguru ye kubera kuyakandagiza hasi nta mbago, ingufu ziracika, aza kurwara kanseri, birangira apfuye. Noneho aba bantu kugira ngo baheze ikinyoma, nyuma yo gupfa, umugore we yaje gukora uburyo yagiye kubona, yagize icyo abona ubushobozi, yubaka inzu, kuko umugabo yari asize ateguye ibikoresho. Abo bantu baravuga ati uyu nguyu twavugaga ko agiye gukira imiruho, ntabwo twavuga ko agiye gukira uburwayi. Nibyo twashaka gukira, dore n'ubu bukire bugaragaye iwe, nibyo twashaka gusobanura. Bafite ukuntu babibirindura, bakaza kubibirindura ukundi kuntu. Nyamara mu by'ukuri bamwiringizaga ko azakira bitewe n'umunezero, nawe agakoresha amaguru ye mu buryo butemewe, bigaruka apfuye. Basigara bamuvuga ukundi kuntu, ndetse kugeza ubwo ubu ngubu atakivugwa, yibagiranye. Kandi abo bantu baracyahari, baracyahanura. Aha rero Petero na Yohana bo si uko babikoze. Baravuze ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Bakora ibintu ako kanya. Ni ukuvuga ngo aba bagenda bakora ibintu by'amanyanga, nyamara nyuma y'uko bimeze nk'aho byabagaruka, bakaba bafite n'ukundi kuntu bagomba kubyaranja. Reka tugere ku rindi jambo
hano mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 16 atubwira ngo bukeye tuja aho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga basebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Ibi yagendaga bivuga abikora igihe kinini, ndetse yavugaga ibintu biri byo bishatse kuvuga ngo ukuntu hari amayobera tuzaza gusobanura n'uburyo abantu bafite impano zihambaye bashobora gukora ibitangaza. Uyu yavugaga ibiri byo ariko birimo kuvangira ba Pawulo, kubarogoya iby'Imana. Umuntu ashobora kubwira iby'Imana ariko birimo kuva uruvangavange ku buryo ruragucangacanga. Aha rero igihe kigeze Pawulo aramucaha, aramubwira ati, dayimoni muvemo. Ntabwo yabwiye umukobwa, yabwiye dayimoni muvemo, kandi abari bari aho ntabwo bari bakamenya ko arimo dayimoni. Ariko aba b'iki gihe bo baragenda bakareba abantu bazima. Ujya kumva ukuntu umuntu mu iteraniro aravuze ati, hari icyo Imana imbwiye, hari icyo Imana imbwiye nshaka kukivuga, murashaka ko nkivuga? Bati kivuge. Batumva muri iri teraniro harimo umugabo wambaye ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'umweru, arimo nahaguruka aze hano. Wa mugabo akaza, yagera imbere uwo muntu akamubwira ati, umva, uyu muntu Imana irambwiye ngo bari bamuterereje abadayimoni 70, ariko noneho ubu tuvugana abo badayimoni Imana ibamukuyemo. Ariko kugira ngo bagende ni uko mugomba kugira ikintu mukora kuri uyu muntu. Abamukunda mushyire hejuru. Abantu nka 50 wenda bagashyira amaboko yabo hejuru. Bati rero uyu muntu Imana ikeneye ko atanga 50,000 kano kanya. Yaba yafite? Umuntu ati, ngewe amafaranga mfite ni 20 gusa. Bati ba bandi twahagurukije bavuga ko bakunda uyu muntu bari hehe? Bati turi hano. Ngaho rero niba mumukunda mumutangire 30 isigaye. Abantu bakitereteranya bakamukusanyiriza ya 30. Barangiza uwo mukozi akaba ati, Imana irambwiye ngo imwirukanyemo abadayimoni 70. Bari bagiye kumusarisha ku musozi. Abantu bakavuza induru bati amen. Ariko Petero na Yohana babanje kwisegura bati, tuba tuguhaye twebwe ubwacu, ariko ntabyo twagendanye, ariko dufite ikirenze amafaranga, nuko wakira ukaba muzima nk'abandi. Urwo ni urugero rwumvikana. Abantu uzabamenya bazaba baganisha ku ndamu zabo. Icyo bakora cyose bazaba baganisha ku ndamu. Hano ntabwo nshatse kuvuga ko udakwiye gukora, oya. Ituro ry'umutima ukunze ukwiye kuritanga, ariko umuntu wese uzaguhatira gukora biciye mu kugira ngo ugire icyo utanga, kugira ngo ubone icyo Imana iguha, aho hantu uzashinga agati. Iteka bazaba bameze nk'abagurisha ibyo bakora, niho uzabamenyera.